nyuma yuko hari amazi iminsi yacicikana amakuru avuga ko umuhanzi The Ben yamaze kubatandukana n'umugore we kuri ubu ngubu, we na pare we cyangwa na pare w'abahanzi baje kuba bakora ikintu gikomeye cyane, ndetse The Ben aza guhita agaragaza indirimbo nshya yiteguraga gusohora. N'ubundi ni indirimbo amaze igihe kirekire avuga, ari nayo abantu benshi cyane bagiye baheraho bavuga ko kuba hari kuvuga inkuru zo gutandukana ndetse n'umugore we ibi byose bishobora kuba ari ugutwikira iyo ndirimbo. Rero uyu muhanzi The Ben yaje kuba akora ikindi gikorwa rero gikomeye, ariko reka wenda mbanze nakubwire ko umuhanzi Diez kuri ubu ngubu nyuma yuko agize atya gatandukana na label ye ndetse akaza kuba asiba n'ibimuranga byose, ubu ngubu ari mu bibazo bikomeye cyane, dore ko uyu muhanzi arembye cyane, ndetse abantu benshi cyane babanje kuvuga ko uyu muhanzi ngo yabanje kujya mu bapfumu, ndetse akeka ko ashobora kuba ari amarozi, ashobora kuba arwaye, ariko n'ubundi biza kurangira binaniranye. Ndetse n'andi makuru yandi turi bugarukeho nuko kuri ubu ngubu umuhanzi Diamond Platinum witeguraga kuba aza gukora igitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu byaje kuba bimuhindukira ukundi kundi. Rero wakibaza ngo byaje kuba bimuhindukira ukundi kuhe? Rero za nzoga zari zimaze iminsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bazirukankana, ndetse nta n'amaguru zifite, ariko nazo zikabimenya zikirukanka zikaza zihungira ubuyobozi kure, ndetse n'abandi bose bagira batya bakazirwanya, ndetse n'urubyiruko rwamaze kuba ruziyomoraho. Kuri ubu ngubu umuhanzi Diamond Platinum arufite igitaramo cyitwa Amstel Friends, ubu ngubu cyamaze kuba gihinduka ukundi kundi. Rero wakibaza ngo cyaje kuba gihinduka ukuye kundi? Ibyo byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho muri aya makuru kugira ngo uze kuba wasobanukirwa byose. Ngiye gutegura ikiganiro ngana kikugezaho rero ndi Turu. Murabizi neza ko hari hamaze iminsi yavugwa itandukana rya Mugisha Benjamin ndetse n'umugore we Ukeza Pamela. Ni inkuru zagiye zivugwa kenshi cyane, ndetse Ukeza Pamela za kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ngo abantu baje kuba bagenda bamuvuga uburyo yatandukanye na Mugisha Benjamin agiye kuba abajyana muri RIB. Ubwo n'ubutumwa yaje kuba yandika hashyirwa ubutumwa bujyaho amasaha 24 abenshi cyane bakunze kuhita ngo ni kuri story. Ahangaha rero ibi byaravuzwe, ariko nanone uwitwa Mugisha Benjamin yaje kuba akora ikindi kintu gikomeye cyane, ari kumwe na pare w'abahanzi cyangwa ari kumwe na pare we. Numwe mu bapare rwose bagira batya bakitanga mu muziki ku rwego rwo hejuru, ndetse ku rwego rugaragarira buri muntu wese. Rero baje kuba bakora igikorwa gikomeye cyane ni kuri iki cyumweru, n'ubundi twarangije ubu ngubu twamaze kuba tukivaho. Ubu ngubu tugeze ku itariki 10 uko yabikoze ku itariki 9 we na pare we. Uyu Mugisha Benjamin rero nyuma y'igihe kirekire cyane yagiye kuba asengera mu itorero rya ADPR, n'ubundi riherereye ahangaha Igikondo. Azikigerayo rero abantu benshi cyane bari bavuze bati oyu se koko noneho bigenze bite? Rero hanze rero akigera ahangaha kuri ADPR sejemu hariya n'ubundi Igikondo, nkuko nabikubwiye haranirwa amara neza. Ahangaha n'ubundi yaragiye, abantu baramwishimira cyane, ndetse baravuga bati dusuwe n'icyamamare, dore ko uyu muhanzi bivuga ko ngari naho yahoze asengera kera cyane, ndetse aza kuba yahaba no muri korali. Ahangaha ari naho yatangiriye kugenda aririmba cyangwa yatangiriye kariyeri ye y'umuziki. Rero uyu Mugisha Benjamin n'ubundi yasanze urusengero rwabo rufite ikibazo gikomeye cyane rwo cyo kuba rwagura ibyuma. Rero ibi ngibi navuga ko witwa Mugisha Benjamin yahavuye urusengero rubonye ikiyo nakita nk'umugisha ukomeye cyane, kubera ko urusengero rwari rugusabwa asaga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ruze kuba rugenda rugura ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kuba byarinda urusaku ruri mu rusengero n'urushobore kuba rwagera hanze. Murabizi ko ari cyo leta iri kugenda saba bamwe zimwe mu nsengero, ndetse bagakora igenda bakora n'ibindi bikorwa byose. Rero uyu Mugisha Benjamin yaje kuba agira cyahita yitanga miliyoni 2,500,000 ako kanya. Rero uwitwa Muyumbu nawe cyangwa manager w'abahanzi benshi cyane cyangwa pare w'abahanzi niko bamwita, akaba na pare wabaye pare mu bukwe bwa The Ben ubwo n'undi yakoraga ubukwe ndetse na Ukeza Pamela. Aha rero pare we nawe yaje guhita atanga asaga miliyoni 2,500,000 ubwo zitazihinduka miliyoni 5, n'abandi bantu bose bose baboneraho. Rero urusengero rwa rumaze iminsi rukusanya amafaranga agiye atandukanye, ariko ntashobore kuba yagwira. Ubu ngubu rero urusengero kuri iki cyumweru n'ubundi twarangije rwaje guhita rugira asaga miliyoni 50 z'u Rwanda, n'ubundi rwasabwaga miliyoni 40. Numva ko amafaranga abura ni make cyane, abandi bantu bose baba barumodo bo kugenda bitanga amafaranga agiye atandukanye. Rero nari nakubwiye ikijyanye n'umuhanzi Diamond Platinum witeguraga gukora igitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda cyitwaga n'ubundi icyo gitaramo cyitwaga Friend Amstel, ariko ubu ngubu murabizi neza ko igikorwa cyo guca ibinyobwa bitameze neza cyangwa igikorwa cyo kuba bagira batya abantu batangire kuba bakwamamaza ibintu by'ibinyobwa bisembuye cyane cyane, ubu ngubu iyo gahunda irasa nkaho iri kugenda icika. Murabizi neza ko aho ngaho ku ruhande n'ubundi bagendaga usanga handitse ngo Friend Amstel kuri ibi byapa
ibyapa byari bigiye bimanitse hirya no hino mu hantu hagiye hatandukanye cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Rero ibi byapa byatangiye kugenda bimanurwa ndetse n'ubu ngubu kuri ubu aho wajyaga ujya kugura amatike kuri iki gitaramo n'ubundi ubu ngubu byamaze kuba bigenda bihinduka. Kuri ubu ngubu uragenda ugasanga handitse friend nako experience Diamond, ubu ngubu byamaze kuba byirigira bite, byamaze kuba bihindura izina. Ubu rero iki gitaramo niko kiri kugera gite, niko kiri kwitwa apana ibintu byo kwamamaza ibintu by'ibinyobwa bisembuye. Ibyo bintu ntago bizongera kuba byegira bite, ntago bizongera kuba bigenda bigaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu Diamond Platnumz n'undi azakora igitaramo hanga mu gihugu cy'u Rwanda kizitabira abahanzi bagiye batandukanye, yaba abastari baha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bazagenda bava hirya no hino hagiye hatandukanye. Bavuga ko n'umuhanzi witwa Munyakazi agomba kuzaba arimo, ndetse navuga ko uwitwa The Ben nawe adashobora kuba yaburamo. Rero ngaye nguko amakuru yo kugenda avugwa kuri iki gitaramo cya Diamond Platnumz. Ariko nanone ubu ngubu umuhanzi Diez Dolla rwose barumaze iminsi asohoye indirimbo yitwa Agashya, ariko nyuma yaho akaza kubagira cyakagirana ikibazo na label ye yajyaga imufasha mu kijyanye n'umuziki, ndetse iyi label bavuga ko abenshi cyane bagiye banatangirana, ariko ubu ngubu baremaze kuba bigira batya bagatandukana. Uyu muhanzi yaje kuba agira cyahita afata n'indwara ikomeye cyane, ndetse indwara y'amayobera, ni indwara yatumye uyu muhanzi ajyanwa no mu baganga ba gakondo, bamwe bakunze kwitwa ngo ni abapfumu, batangira kugenda bamwitaho, ariko biba iby'ubusa kubera ko abari bamujyanye bakekaga ko ashobora kuba ari amarozi. Ubwo ayo marozi nyine ubwo namwe muragenda musesengura. Nuko rero uyu muhanzi n'ubundi byaje kurangira aba bapfumu batagize icyo bamufasha, cyangwa abavuzi ba gakondo batagize icyo bamufasha, biza kurangira n'ubundi aje kuba yerekezwa kwa muganga mu kuremba bikomeye cyane. Ni ifoto yagiye yerekana, ariko n'uyu muhanzi rwose ibintu biri kumubaho ntabwo byoroshye cyane, no kumusengera kubera ko ararembye cyane bikomeye cyane, birenze uku nguku ndimo ngira nyanka bibabwira mw'abantu mwe, no kumusengera mugashyira amavi hasi mukavuga muti Mana tabara 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 uyu muhanzi rwose wacu Diez Dolla. Yaramaze iminsi rwose atagaragara, abantu benshi cyane bakavuga bati byanze kunze arimo aritegura kuba yatirekurira indirimbo ya Danje, ariko ntago ariko bimeze. Uyu muhanzi ararembye cyane ku rwego rukomeye cyane. Natanasoreza aha ngaha mbabwira nti ibiganiro byacu nakagaruka, mujye mukomeza mukora cya gikorwa cyiza cyane no kujya aho munsi mugakanda kuri subscribe, ubundi mukajya hirya cyane ku ruhande rw'imoso mugakora kuri like, ubundi mukajya munsi ukandika igitekerezo cyanyu uko mugira mute, uko mubyumva. Murakoze cyane, nongeye gutegura ikiganiro mwakikugezaho ndi turu ibiganiro byacu nakagaruka.